twongeye kubasuhuza rero ni Tips Housing ibisanzwe muri ya gahunda yo kwiga ibintu byinshi bitandukanye ku buryo umuntu agira umutwe ufungutse nk'umunyarwanda cyangwa umuntu uwo ari we wese muzima ibintu bagomba kumenya. Uyu munsi rero twabateguriye ukuntu wakwiga gutwara imodoka ya automatic. Iyo tuvuze imodoka ya automatic ujye umva ko ari imodoka wucunganwa no kuyobora akariro ndetse n'agaferi gusa, ibindi byose irabyikorera. Nta gushyiramo vitesse ari igora abantu. Aha ngaha icyo usabwa gusa ni ukuba uri umushoferi. Tubigenza gute rero? Imodoka ni nk'ibisanzwe yirebeye inyuma, ntushobora gupfa kubimenya, ahubwo we fungura imodoka yawe igihe ugiye kwitwara. Icyambere ufungura umuryango neza ureba ko nta hantu uri bukubite ko imodoka ushobora kwikobora kandi murabizi zirahenda. Ukinjiramo nk'umushoferi ugafunga umuryango wawe. Mbere yuko ucana imodoka yawe jya ubanza umenye neza ko wambaye umukandara. Umukandara ni protection. Hari abavuga ngo imodoka ifite airbag. Mbibutse ko airbag ntishobora gufunguka umukandara udafunze. Ukawucomekamo hano ukicara n'urufunguzo rwo bita contact cyangwa se kaki mu cyongereza, urufata neza gutya, hari aho kurushyira ukarushyiramo hariya. Tube turetse kuyicana mbanze mbasobanurira utuntu twibanze ugomba kumenya ku modoka ya automatic. Icyo ugomba kumenya cyambere nuko itagira embrayage, igira umuriro, ikagira na feri, ikagira faiam cyangwa se faiam nko musanga muyizi cyangwa se handbrake mu cyongereza, ikagira na vitesse yayo yingi yoroshye cyangwa se gear utirirwa uhindura. Iyo ushaka kujya imbere wishyira kuri D, washa gusubira inyuma R muraza kwibona neza mu kanya, cyangwa se guhagarara kuri P. Hanyuma rero ukora iki rero ugiye gutwara imodoka ya automatic. Si kimwe na manuel, ariko aho bihuriye byose nuko imodoka udashobora kugenda utayicanye. Icyo gihe rero ubashize mu rufunguzo rwawe ukaruka tujyana iburyo, irahita yakora bimubona muri tableau, televiziyo ikaka, kuri dashboard ubibona neza cyane. Ushobora gukandagira kuri feri ubishatse, byiza tube twikandagiyeho, warangiza ugakuramo faiam. Iyo utayikuyeho niyo wakwagisira bingana gute imodoka yawe ntishobora kugenda. Hanyuma ugafata kuri gear yawe cyangwa se kuri vitesse yawe, urebye neza ubona ko biri kuri P cyangwa se parking. Warangiza ugakanda. Iyo ushaka kujya imbere hariho buto hano ugomba gukanda, ubwo yapkanda ukamanura ukajyana kuri D bisobanuye départ mu gifaransa cyangwa se depart mu cyongereza. Icyo ukora rero ugomba kureba ahantu ugiye, kuko nta muntu wagisera imodoka atavuga ngo ugiye ahantu runaka. Ukareba nkanjye n'urugero ndashaka kujya kuri akote gatoya, cyangwa se mvuga ngo ndashaka gusubira inyuma. Shaka gusubira inyuma, icyo gihe ndakanda na hano ya buto yanjye nk'ibisanzwe, narangiza nkajyana muri R. Si bisaba gushyiramo umuriro keretse iyo numvise imodoka nde kuyaga feri gahoro gahoro nkabona ntigiye. Hanyuma ndamutse imodoka yanjye itari muri P, wenda nkashyira muri neutral n'urugero, nabwo ntishobora kuzima. Kugira ngo imodoka izime nuko imodoka igomba kuba iri hano muri P. N'urugero nimba ngiye kuza hano imodoka yanjye nkayizimya, urabona ko itageze ahantu handitse ngo lock. Hano nibwo imodoka ibigize gute ibizimije. Ikindi kintu kugira ngo wemere ko imodoka yawe itazimye nuko kutashobora gukuramo kontake ntiyavamo, ntishobora kuvamo kubera yuko imodoka itageze gute itazimije, kuko yizimije neza urufunguzo barurebana na kano kantu kanditse ngo lock. Birasaba rero iki? Birasaba ko nongera nkayicana, namara kuyicana nkafata levier yanjye ngakanda ya buto nk'ibisanzwe, hanyuma ngahita njyana muri P, Mario parking. Noneho narangiza nkazimya imodoka yanjye. Urabona ko bimwe nababwiraga mbere. Ikindi rero ugomba kumenya ku modoka ya automatic nuko imodoka ya automatic iyo utafashe levier yawe ngo ibiri muri P cyangwa se muri N. P sobanura parking, N kabisobanura neutral cyangwa se power. Imodoka yawe ntishobora kwaka. Ikindi kintu rero ugomba kumenya ku modoka ya automatic nuko iyi modoka itari kwaka udashobora kwimura levier de vitesse cyangwa se gear yawe yo kuri gearbox. Urugero nkurabona ko imodoka yacu irazimije, ungerageje kwimura ntishobora kugenda. Urabona ko idashobora kugenda kandi nakanza ariko ntiyava ahiri. Iyo itari muri P cyangwa se muri parking ndetse ikaba itari no muri neutral cyangwa se power, imodoka yawe ntushobora kuyicana ngo ikunde. Ugomba kukamenya rero igihe ugiye gucana imodoka yawe, making sure yuko washize muri P, cyane cyane P. Ubu tugiye kubipima turebe. Ngiye gukura ikirenge ku kariro gahoro gahoro ndebe ko imodoka igenda. Murabibona ko
nta muriro nafashe ariko imodoka irimo iragenda. Ubu ugomba kureba muri retroviseur nk'imodoka y'indi bisanzwe ukareba ko inyuma nta kintu kigenda. Nk'ubu iyo ubonye imodoka itari kugenda ni ukandagira ku kariro gakeya kugira ngo ibashe kugenda. Hanyuma rero tuvuge ko ngezeho nashaka kugenda ndimo ndakora maneuver cyangwa se maneuvers mu cyongereza cyangwa se ndashaka gukata. Ndabanza nsubire kuri gear yanjye, shyire kuri D nababwiye sobanura départ mu cyongereza. Hanyuma nimba shaka gukata hariya kuri ruhande mpindukize kavura kanjyeho gatoya, ubundi ndekure ku kariro. Nishaka sinakserere yo umuriro burimo mukeya wibanze, umuriro ukandagira iyo wumva imodoka yawe itarimo iragenda. Ndekure gahoro gahoro, murabona ko yitigenda gahoro gahoro, imodoka igahita itangira ikahoro gahoro. Iyo nshaka kongera gusubira inyuma rero ndongera nkakanda ya buto yacu hano, ugashyira kuri R. Urebye muri kamera nk'izi ngizi zifite za televiziyo mu imbere ihita ikwereka ahantu urimo urajya, cyangwa se kubakoresha televiziyo nimba iyi ngiyi ikudirecting utayisobanukiwe neza, ubundi ukava ku kariro gahoro 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 gahoro. Iyo itari kugenda nibwo ukandagira ku kariro, nk'ubu ngubu ngakandagiye kubera ko yarimo iragenda gahoro gahoro. Nagera aho ngiye nk'ubu hari inyuma ndabona ko none kugenda ashobora nko kugonga, nibwo mpita nkanda ya buto yanjye nkashyira kuri P kugira ngo imodoka ihagarare. Nshobora no guhita nzamura fiyam nimba ngiye guhagarara umwanya muremure, ise nzamura fiyam kuyikuramo ukanda ino buto iyi ngiyi uri kureba hano, ukeguraho gato ukahita umanura. Ubu yikuyemo, ubu ndekuye akariro ishobora guhita igenda, ariko ntigiye kubera yuko harimo P, ahubwo dukadusubize nko muri D. Nibuke ko D isobanura départ. Départ n'ubwo ngo kugenda cyangwa se depart. Ubu ndekuye akariro noneho ko na firiam nayimanuye, imodoka yanjye itangira kugenda ijya imbere. Muri kubibona neza cyane. Hanyuma rero hano hari D. Ino D twakomeje kuvuga niyo kujya imbere igihe cyose ushaka kujya imbere. Umakinga sure cyangwa umukumenya neza ko washize muri D. Ariko nk'iyo ugeze nk'ahantu hamanuka ugiye kumanuka umwanya muremure, icyo gihe ushyira muri N. Ino N mu cyongereza ni neutral cyangwa se point mort. Aha ngaho iyo ugeze ahantu ko imodoka za automatique ziranywa cyane, ubwo rero urasabwa kugira ngo ushyire muri N mujye kumanuka, imodoka ikomeza yaka ikanagenda, ariko consommation ya essence cyangwa se gas makoresha cyongereza cyangwa fuel mu ijambo risanzwe. Ariko wagera nk'ahandi hantu ugiye kugira hatambika, iyo wari uhagaze ntabwo ushobora guhaguruka uri muri N. N ikora igihe imodoka iri kugenda, ariko uri ahantu hamanuka ubona bitari ngombwa gukomezamo D. Hanyuma niba ushaka kongera kugenda usubizamo D, ugafata vola. Vola nicyo kintu cya mbere buriya ntambwira umuntu uzakubeshya ngo azigutwara mu gihe ataramenya kuyobora, nicyo kibanza. Ukarekura feri gahoro gahoro, ukurekura niko imodoka ikomeza kugenda. Muri kubibona neza cyane. Ikindi hano nabereka harimo dufite hano muri kureba hari kabiri. Iyi no kabiri rero buri modoka yose automatique irayigira, ahubwo hari niyo uzasanga ifite gatatu, ariko zose ntago zigira nk'irabona kwigarukira kuri kabiri. Idufasha iki rero? Ugeze ahantu hazamuka abantu benshi ntago babizi, bakakomeza bakazamukira muri D. Icyo gihe uri muri force imodoka yawe gearbox uri murayigora, ahubwo kugira ngo izamuke neza utarimo wica imodoka yawe ushyiramo kabiri uko nifite imbaraga, cyangwa se igihe ugiye kudepasa ntabwo uzadepasa iri muri D, kuko nabwo isho modoka ishobora kutihuta ku buryo byifuzamo. Si ko uzasanga abantu bose batwara imodoka babizi, ariko abantu benshi basiko kudepasa ari ukandagira umuriro gusa. Ntibiba bihagije rero, igihe ushaka kudepasa wihuze, ugiye kudepasa nk'igikamyo rero ari kirekire, D ishobora kutabigukorera neza, cyo giye gushyiramo kabiri hano kugira ngo imodoka yihute. Warangiza ugakandagira akariro nk'ibisanzwe, kuko iyo twashyize muri D n'ubundi kenerwa kugira ngo yongererwe imbaraga n'akariro wakandagiye. Wamara ko umaze kudepasa ugasubiza muri D. Hano turakomeza tubone n'indi nyuguti ya L. Iyi L tumaze ko kabiri kugira ngo wihute, ariko iyo ushaka none kugira ngo wihute ku buryo buhagije, kuko automatique kugenera umuvuduko uri bugendereho, ariko ushobora kuhindura ukoresheje no L cyangwa ino kabiri. L nayo ni uburyo kwihuta cyane, ariko bwisumbuyeho kurusha speed wari gukoresha cyangwa se umuvuduko wari gukoresha. Umuvuduko wari gukoresha igihe uri muri kabiri. Mushaka kwihuta cyane, ahantu hazamuka cyane, urashaka kugera aho ugiye wihuse, uraza ugahindura ugashyiramo L. Dizera ubu mwasobanukiwe, mwabonye n'iki ibintu byose bikora.
ikisigaye ubu ngubu ni ukuza umuntu akakwereka noneho uburyo ushobora gutwaramo imodoka uhibereye, cyangwa se nawe ukagira ahantu ubasha kubona imodoka ya automatique ukagerageza ibi ngibi nkubwiye. Icyambere ugomba kwibuka igihe ugiye kujya mu modoka ya automatique, umuriro ujye uwirinda, ujye ubanza ukoresha agaferi gusa urebe ko imodoka igenda, kuko umuriro uba usanzwe urimo. Murakoze cyane.